Yes, mwongeye kwererwa Imana mwongere kuzana igikundiro. Abantu mushaka kureba part 2 y'ukuntu twakomeza gukora amafoto ya Yesu, bahaye ikaze. Ndetse n'andi mafoto yose mugenda mubona hirya no hino meza wayakora, ya shitani cyangwa se Sekibi n'ibindi byinshi cyane, nawe ubwawe wagenda ubyikorera. Ayo yose ubona kuri Facebook bagiye hitinga hirya no hino, nawe ubwawe wayikorera. Ni ibintu byoroshye vuba twagiye. Wafunguye ChatGPT yawe, ngewe dore ngiyi hano ChatGPT yawe, uraza uyifungure nk'ibisanzwe. ChatGPT dore ngiyi hano nshyize udukoresho tw'icyatsi, ngize n'amabara, hano ngiye gushyira aka k'umutuku, mwahabonye numara kuyifungura urategereza gato bimanza birodinge, byaje kugira ngo sasa noneho bahite baguha aya mafoto. Ngiye kumanza nkwereke step tugiye kwiga turi kumwe nge namwe. Step ya mbere, urabona ahantu handitse sign in hejuru, hano hejuru no bikunze kuba biri hano hejuru. Dore mwene ahangaha iryo jambo nagiye kuribona, urikandeho ushyiremo email isanzwe, ushyiremo email yawe, urebe ukuntu biraza kuba bimeze, email na password. Twihuta turangiza, yaba bitari bukunde uraza hano hasi, hano handitse ngo Peace Boy Wizinyawe. Hano hasi muri kuhabona handitse Peace Boy Wizinyawe, kuri kano gafresh muri kuhabona gana hasi. Nta kintu uri bukore, mwihangane gato, nibwo dushyizemo bitarimo. Hano kuri Peace Boy urahita ubibona, umanuke uza hano handitse email. Ubwo n'uburyo bwa kabiri bw'abantu batari bubibone neza, kandi hano kuri email urasanga nta kintu we kiriho, kuko hano ngiye hariho email yanjye. Wowe nusanga itariho nawe uyishyireho, hano handitse email. Umanuke hasi nubishaka urahindura n'ururimi. Hano hasi urabona hari ururimi, wazamo ugahindura ururimi. Ibintu byoroshye. Na hano waba wahindura icyo ushaka, naho biba byoroshye. Hano kuri input language naho uhindura ururimi, ubundi iyi ChatGPT ikaza kubikorera neza. Abantu mutari kwibona neza ni ibingibi, hajyamo utuntu twishi, aho utarasobanukirwa tugenda tugufasha. Iyo ushatse uva no kuri iyo mail ukajya ku yindi. Dore ngibi hano ukaba ifitemo nka email ebyiri, ushobora kuba wajya ku yindi email. Dore ngibi hano, ubundi ugakomeza gutsinda. Iyo ushatse ufungura na kano kaboro, ariko ntabwo ari ngombwa, ntabwo ndirwa nkabereka. Ndakeka ko twanyuze mwahabonye, mwagiye muhabona. Hari abantu bari kwibaza aho twakuye bino bintu. Dore ukanda kuri tuno dufresh dutatu, ntabwo ari dutatu, ni tubiri. Ni impande ya ChatGPT, reka mwahabonye. Ugakandaho, ugahita ukanda hano kuri email, hari utudomo dutatu, ukamanuka ukazana ugashyiramo email yawe, ukaba wahindura ururimi, uba wahindura ndetse na input language.
ugashyiramo ibyo ushaka bitewe n'ibyo ukoresha. Ku batanyuzwe aza kongera mbereka ibindi bijyanye n'iyi ChatGPT, dukomeze kuyikoresha cyane mu buryo bwihariye kandi bw'ibanga. Ku bantu rwose mushaka kumenya ukuntu turashyiraho video uri gukora amafoto, mugomeze mukoreshe ya hirya no hino. Ndashaka ko iyi video igira views zirenga 100. Ibaze ko ndi gushaka views zirenga 100, wowe ukaba ukira uri mu mandazi utari gukora sharinga kuri buri muntu wese abasha kubona zino video. Nimba nawe wari uzi ko bitakunda, uyu munsi wakikora amafoto ya Yesu ushaka kandi design ushaka, uburyo bworoshye kandi ku buntu. Ibi ni ibintu kandi byizewe, ugomeze nawe uzi gukomeza ugende ubikora. Manza ushyiremo ChatGPT muri telefone yawe ubundi tubashe kumanukana. Twagiye ejo nzaza mbigisha kano kantu abantu mutakazi, ariko abashaka ko tugatangira tutagiye kuri ChatGPT tuyimanze tuyirangize, cyangwa tumanze tugire ubundi buryo. Kano kantu abantu mukazi rwose, ejo turagatangira aka rwose cyangwa se PI, ako tuyitangira ubundi nayo tukayikoraho, tukagenda mumenya uburyo bayinsitara muri telefone. Iyi ngiyi itanga amafaranga, na YouTube n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, na TikTok, byose turaje tubimanukane. Nimba wakunze zino video, kora subscribe ugomeze udufashe. Njye cyari Peace Boy nk'ibisanzwe, n'ugenda udakanze subscribe nyamuneka. Ciao ciao, hasta la vista. Imana ibongere ubwiza n'igikundiro.